Hari igihe umuntu ashobora gukunda cyane ariko agahitamo kubihisha. Naho ko hari igihe ngo aragukunda nanakwigeze ngo abikubwire, ariko ibikorwa bye bikamugambanira cyane. Yego rwose, ukuri nuko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 bikwereka yuko umuntu agukunda cyane mu ibanga, ariko ntabivuge, akagukunda mu ibanga. Ariko ubonye iyi video usanga ugiye gusobanukirwa. Wowe cyo rwanda ukurikira video kugeza ku musozo ukoshobora gusobanukirwa ndetse no kumenya byimbitse. Ndetse ukageza ku musozo kubera ko cyane kirakomeye cyane. Harimo inama, motivation ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba munyemereye mureke tangiye n'ikintu cya mbere. Nayo ikintu cya mbere ni uko arakureba cyane iyo umuntu agukunda mu ibanga. Akunda kureba cyane gusa mwahoza amaso akareba hasi cyangwa se akareba ahandi. Byanangombwa agaseka cyane kwenza uko wabitekereza. Uwo muntu azagukunda cyane ariko agukunda mu ibanga. Naho kabiri, yishimira kukubona. Iyo muhuriye hamwe mu maso he agaragara ibyishimo kwenza uko wabitekereza. Nubwo atayivuze ko amaso ye avuga byinshi kurusha amagambo menshi. Uzayibona henshi ariko abenshi barabyirengagiza cyangwa se ntibabimenye. Ariko ikimenyetso kirabikubwira cyane kuko bikunda kuba henshi nubwo utayibona cyangwa se nubwo utabimenya. Naho gatatu, yibuka utuntu duto twose wamubwiye. Ashobora kwibuka ibara ukunda, ibyo ukunda kurya cyangwa se ibyo wavuze ashira igihe kirekire. Mu gihe ibyo wavuze ashira igihe kirekire imyaka n'imyaniko warabisibye mu bwonko ariko wacyabitekereza kubera ko abaguha umwanya mu mutima we gusa wowe nubimenye. Ibyo bikunda kubaho cyane rwose nta kabuza. Naho kane, aho urashaka kukwiyegereza, aho urashaka impamvu zo kuganira nawe, kugufasha cyangwa se kuba hafi yawe. Nubwo atabivuze ariko mu magambo, ariko mu mutima barimo byinshi cyane kurenza uko wabitekereza. Ashobora kutabivuga uwo mwanya ariko umutima we ukabitekereza. Aho nta uzasanga umureba agaseka cyangwa se akareba ahantu hamwe umwanya muremure cyane cyangwa se igihe kirekire cyane. Uzamenye ko ari ari gutekereza kubera ko umutima we urimo gutekereza kuri wowe. Naho gatanu, biramubaza cyane iyo ugize ikibazo cyangwa se ufite ikibazo. Nawe biramubabaza kurenza uko wabitekereza kubera ko wishimye nawe arishima. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'amarangamutima akomeye cyane. Ubundi urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo. Kubera ko imwe agize ikibazo undi arakigira, undi yakwishima n'undi akishima. Niyo mpamvu rero kora ndebe irutavuga numve. Buri amagambo menshi ntacyo amaze. Ibyiza koresha ibikorwa, bakwanga ariko akoresheje ibikorwa. Naho gatandatu, agufira gakeya. Iyo abonye undi muntu akwegereye cyane, hari ikintu gihinduka ku buzima bwe cyangwa se hari ikintu gihinduka ku mubiri we. Gusa bigoye yuko yabikubwira cyangwa se yabikugaragarira. Akenshi akunda kubihisha. Gusa atinya kubikubwira kubera ko biramuvuna cyane cyangwa se ntago abishaka. Ariko ukuri nuko iyo yageze ikintu ukora kitari cyiza nawe bimubabaza. Naho karindwi, agusengera mu byiza. Ibyo byose no ku Bibiliya haranditse ngo urukundo rugira neza kandi rurihangana. Aho ni Abakorinto 13:4. Umuntu ugukunda mu ibanga akakwifuriza ibyiza, akishimira gutera imbere kwawe, akakwifuriza amahoro meza. Uwo ngo ni ingenzi mu buzima bwawe kwenza uko wabitekereza. Niba byiza nawe uzamuha urukundo rurenze ukwemera. Hari abantu benshi bagukunda ariko ntibabivuge, ariko ibikorwa byabo bikivugira cyane. Reba niba ibyo avuga bihuye n'ibyo akora. Kubera ko bino minsi biragoye yuko umuntu azagukunda mu ibanga. Kubera ko bino minsi abenshi bashaka amafaranga, imitungo ndetse n'ibindi bifite naho bihuriye n'amafaranga. Manzi ibyo ngibyo urebe niba ibyo avuga bihuye n'amagambo, nibwo uzamenya ukuri neza niba ari uburyarya cyangwa ari ukuri. Ugeze kugira umuntu ugukunda mu ibanga, andika yego muri comment cyangwa arikemo hoya bitewe nuko byumva cyangwa se bitewe nuko byizi. Iyandikije kuri KUTAVUGWA kugira ngo utazacikwa n'video ikurikiyeho kubera ko bikomeye cyane. Uko yandikisha mvuga ni ukanda subscribe ndetse na like, niba byiza ukanero kunzugira. Ndetse biba byiza kurushaho wanakanda share. Kubera ko n'video ikurikira bikomeye cyane. Turavuga amakosa 7 asenya relationship ubucece mwe mutabizi. Gusa cyangwa gushishikariza ntuzacikwe. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.